nyokwe Don Dada. Don Dada Timaya episode 15. Ubu tugiye gutangira filime. Abari hanze ati Don Dada gasozera dutangira episode 14 ndetse ni Genius Bad News Entertainment bagezaho Timaya. Ubu ndi gukora filime nihaniza inkebebe zose zigize karaha kajyahe ngagasobanuye kari mu maboko yabo ngo showbiz ngo barayifashe ariko bata showbiz ubwo so yifashe je naba narakoze iki erega twicwa no ko mutatumenya guceceka si ugupanchika aya sikia Timaya. Reka twirebere n'indirimbo undi tuve no muri ibyo. Guya Don Dada Timaya ati Don Dada aka karimo ngatuye inkebebe zose imbobo zose nabwa buhungu bwo muri yale bo bwafashe showbiz ati Don Dada Don Dada. Ooh yeah. Now we be Don Dada. Ooh yeah. Ooh yeah. Ooh yeah. Ooh yeah. Yeah. Don Dada. Ooh yeah. We be Don Dada. Ooh yeah. Now we be Don Dada. Tell me how you feel it. Yeah. Tell me how you feel it. Atimbwira uburyo umvumerewe. The people you the help in a them go fuck you up. Tell me how you feel it. Babandi twasangiye amata nibo banga ko dusangira amatunda atiyo naraburije ndetse nta kintu mbona byanze nibwo bampunga. All these guys got the insult so nice and I won't stop. My level can never drop. I'm the role model and the big boss. All the money when I get I wanna hold it. Ati mbonye amafaranga ndayagumana. I don't wanna go to the club one night I'm done. Ntago njyana muri club mwijoro ngo njye kuyasesagura. Best investments on yourself. Ati burya ahantu heza ho gushora ishoremo wowe ishora muri wowe. Sikia Don Dada. What's my name? Don Dada. Ati zina ryanjye ni Don Dada. Ati subiramo Don Dada. What's my name? Ni zina ryanjye Don Dada. Don Dada. Don Dada. What's my name? Ni zina ryanjye Don Dada. Say again Don Dada. What's my name? Bibutsa ni Bad News Entertainment bagezaho cyane nanone mwibuka yuko Action Driving and Language School twabafunguriye ishami hano kuri Salmotor i Remera hano neza mu Giporoso ureba muri Feruje hepfo gato. Every day I just go no time then they hate but this is me I get so much loving. I don't understand how you help a brother and turn them back. Ati nago nakumva ukuntu wafashe umuvandimwe ugasanga nyuma na nyuma ni uguhemukira ni uguhinduka ni ukwigaranzura. All the money in the world I wanna hold it. Ati mbonye amafaranga ndayagumana. I don't wanna go to the club one night. Kuko nago nshaka kujya kuyaspendinga ngo njye kuyasesagura mu kabari mwijoro. Cyane ko gushora buriya kwiza no gushora muri wowe wishoramo. Buriya aho kugira ngo usesagure fata amafaranga uyarye wicare usanye ukuyarye byeri oya byeri oya akaji aji ka juice. Say again Don Dada. What's my name? Don Dada. I love me ati ndikunda. Happy Rick Chillo. Right. Say again Don Dada. What's my name? Don Dada. Say again hey Don Dada. Haya bas gasozera dutangira ni episode ya 14. Filime murayizi Je t'aime Beyoncé cyangwa se All I Want for Love Is You ni Genius uvuga. Directed by Unlimited LA.
wabujya wica ngaye nguko bakavuguruza Action Driving and Language School twabazaniye ishami hano iremera hano mu Giporoso munsi gato hano kuri Sar Motor abantu mwese mutuye za Gasabo hakurya za Kabuga umanutse za Kanombe hirgiyo ntago mu Kigorwa mujya mu mujyi cyane ko n'abakicukiro za Gikondo hirgiyo ngiyo za Nyabugogo zahe zose ni mu mujyi muri shike nka TOEFL IELTS DEF na TEF n'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe Action Driving Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya shike muri etage ya mbere umuryango 45C cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268 Je t'aime bien en signe film bivuze ngo ntago ukeneye wifuza yuko naguma hano ntago ari byo nshatse kuvuga ntago nyine ahubwo ko wihatiriza ibyo udashoboye ukeneye kuba umwarimu karabaye hano hari umuziki uyu muziki se ugamije iki mwihangane ndabona bya